Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Nyamagabe. Nzabandora Vedaste ushinjwa kwiba ingurube akayitema akayigurisha mu bice mu bipande. Ni mu gihe ari cyo twebwe twita akabenzi, ndetse Nzabandora Vedaste arashinjwa gukubita Mushimiyimana Odeta ndetse akamugira interi mu gihe yamusahuye akamwiba ibyo biri mu nzu byose akabitwara. Nanone Nzabandora Vedaste arashinjwa icyaha cyo kwiba ndetse no gukomeretsa. Ni mu gihe Nzabandora Vedaste yajyanwe ku bugenzacyaha bwo mu murenge wa Kitabi habura ibimenyetso bimushinza ararekurwa. Ubu ngubu yongeye gufatirwa mu nzu agiye kwiba imashini muri rusange isya amasaka cyangwa imashini ibeta. Ni mu gihe abaturage bitabaje inzego z'ibanze ndetse n'abaturage muri rusange bwo mudugudu yahageraga, Nzabandora Vedaste yahise amuruma ugutoki. Mu gihe mudugudu yahise ajya kwivuza, Nzabandora Vedaste twashyikirije ubutabera bw'ubugenzacyaha kugira ngo akurikiranwe icyaha cyo kwiba ndetse no gukomeretsa muri rusange. Na Mushimiyimana Odeta twaganiriye ku murongo wa telefoni ndetse atubwira ko Nzabandora Vedaste yamuteye mu nzu amuciraho inzugi aramwiba. Ubwo yajyaga kumurega yabuze ibimenyetso bifatika byo kumushinja, ariko ubu ngubu akurikiranweho icyaha nk'iki ngiki. Ni ikimenyetso kigaragara yuko ibi byaha asanzwe abikora, ntago ari icyaha kindi kije gutyo. Ni mu gihe umuturage yatemaguriye ingurube nawe yaje kwitaba cyangwa yaje kuri sitasiyo ya RIB kugira ngo abashe gushinja Nzabandora Vedaste ibyaha yakoze. Ni mu gihe uyu mugore yavuze ngo hari mu masaha ya saa 2 za nijoro agiye kumva ingurube iratatse. Ingurube itatse ntiyabyitaho arabyihorera. Abyutse mu gitondo asanga ingurube yajyanwe. Niko guperereza amenya amakuru yuko umugabo witwa Nzabandora Vedaste arimo agurisha inyama cyangwa arimo acuruza inyama, ushaka inyama agenda azimuhereza. Ni mu gihe yaperereza agashanga iyo ngurube abantu bari kuyirya cyangwa iyo ngurube ari kugurisha ari yiwe yarayibye mw'iryo joro, ndetse nawe yabisobanuriye ubugenzacyaha bwo mu murenge wa Kitabi. N'uyu muturage nawe yari yaje hano kuri RIB nawe aje gutanga ikirego kugira ngo Nzabandora Vedaste nimba afunze nabashe gufungurwa. Ni mu gihe nawe yatanze ubuhamya avuga ngo hari mu masaha ya saa 10 za nijoro yagiye kumva yumva urugi ruravuze, mu gihe yari ari aho hafi ngo bahita bamufata yari kumwe n'abandi bantu bamushyira hasi bamufunga umunwa. Mu gihe bibaga ibyo biri mu nzu byose barabijyana, barangije baranamukubita ubundi bahita birukanka. Ni mu gihe uyu mugore nawe yaje guperereza yumva ijwi ni irya Nzabandora. Niyo mpamvu Nzabandora rero akurikiranweho ibyaha byinshi bitandukanye kandi yagiye akora mu byiciro bitandukanye. Niyo mpamvu ubugenzacyaha bwamugumishe kuri sitasiyo ya polisi kugira ngo icyaha nikimuhama bamukatire ajye kugororwa cyangwa ajye kurwozwa ibyo yakoze. Ni mu gihe yongereyeho kesi yo kuruma inzego z'umutekano arizo mudugudu ndetse n'abandi bantu bari bari aho ngaho yarabarwanyije, mu gihe akekwaho kuruma mudugudu akamuca igisebe. Nacyo icyo ni icyaha kiyongera mu kindi. Iyi ni incamake y'amakuru ugiye kwibagizaho. Nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi bazi ku izina rya Kidasamura Movie. Kora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda cyangwa Kidasamura Movie Rwanda cyangwa Kidasamura TV Rwanda kugira ngo tujye tubasha kubahereza amakuru cyangwa kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yawe ya buri munsi. Kora subscribe rero, subscribe ni ingenzi kuri wowe kugira ngo ujye ubona amakuru atandukanye. Turaza kugaruka mu karere ka Karongi aho umumama yakubise umwana we akahita apfa. Ni mu gihe yakubise umwana we urushyi rumwe ahita apfa, gusa nawe byamutunguye ntabwo yarazi ko urushyi rwakwica umwana kandi yamukubise yikinira. Ni ukuvuga ngo ntabwo ibi bintu yari yabigambiriye, we yamukojeje urushyi kwa kundi ababyeyi barakara ugakoza umwana agashyi, abona umwana yikubise hasi azunze isereri, arangije afashe ku mwana yumva ari guhumeka. Njye naketse ko uruhugu no mugore yamukubise rwa rushyi bita imbambure, ahubwo no mwana injerere mu matwi zikahita ziduhira ari nyinshi. Ubwo yamukubise urushyi kuri Nyiramivumbi niko bikekwa. Arakekwaho kwica umwana wiwe muri rusange amukubise urushyi.
ni mu gihe uno mubyeyi yashyikirijwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo akurikiranweho kwica umwana wiwe kandi ku bushake kandi yabigambiriye. Ni mu gihe yavuze ngo ibi bintu ntabwo byari bisanzwe biba, ngo kubera yuko nawe ntabwo yakwicira amaraso ye cyangwa yakwiyicira umwana we muri rusange. Ibi byabaye nk'impanuka arimo abwira RIB kugira ngo imufashe barebe ikindi kintu cyaba cyatumye uno mwana yitaba Imana, kubera ko urushyi yaramukubise ntabwo ari rwo rwatuma apfa. Aya makuru turaza kuyarambura mu masaha ya saa 12 za mu gitondo, tubahereza amavideo n'amashusho cyangwa n'ibindi byose n'ibyegeranyo tuba twakoze. Ibi bintu turaza kubabwira icyo twagiye tuganira n'abaturage, uko n'umubyeyi yarabanye n'umwana we byose. Aya makuru turarambura mu gitondo saa 12. Murakoze cyane rero kuri subscribe kuri Kidasamura Movie cyangwa Kidasamura TV Rwanda, kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Mugire umunsi mwiza, ubuzima buzira umuze, amafaranga